Hola twongeye kubashimira mwe mukomeje kureba ibintu byacu dushyira kuri Isianon TV kandi tubashishikariza gukomeza gukurikirana amavideo dushyiraho mukanda like, share na comment. Turabashimiye abamaze gukora subscribe n'abasigaye namwe mukande. Uyu munsi tugiye kubagezaho uko ibintu umuntu asibye kuri flash cyangwa muri card bijya. Ese nawe wabyibaza ibintu umuntu asibye kuri flash cyangwa muri card bijya? Iyo dusibye ibintu kuri memory card cyangwa flash cyangwa ibindi bikoresho bibika amakuru nk'amadiske, ibintu twasibye kuri ibyo bikoresho bibika amakuru nta handi bijya. Ibintu dusibye n'ubundi biguma kuri icyo gikoresho. Ushobora kumva bidasanzwe kubera ko iyo umaze gusiba cyangwa guforumata ubona umwanya wiyongereye kuri icyo gikoresho, ariko sibyo. Umwanya uba wiyongereye koko, ariko ibyo twasibye biba byagumye kuri icyo gikoresho ariko bigasigarana akanya gatoya, bifata akanya gato utabasha kubona, ku buryo impamvu tutabibona ni uko tuba twaciye ihuriro riri hagati y'iyo device nyine flash cyangwa memory card kimwe n'igikoresho gisoma ayo makuru nka telefone cyangwa lecteur cyangwa machine computer. Ukuvuga ibyo twasibye tuba twaciye ihuzanzira riri hagati ya memory card cyangwa flash. Gusa dushobora kubona ibintu twasibye nanone tubikeneye kuko hari application zakozwe zishobora kugarura ibintu twasibye muri telefone, kuri memory card cyangwa flash disk cyangwa disk ya machine. Hari apps zigarura ibyo twasibye. Nta mpungenge rero. Urundi rugero ruzakwereka ko ibyo twasibye kuri flash cyangwa memory card bigumaho ni uko niba forumata flash inshuro nyinshi cyane umwanya uzagenda ugabanuka. Nimba flash cyangwa memory card yawe ifite giga nka 16 mu rugero, nyuma y'igihe uzasanga isigaranye nka giga 16, isigaranye nka giga 14. Ni ukuvuga ngo za zindi giga ebyiri zasibwe zizaba zibitse ariko zagabanutse ku buryo ziba ziri kuri icyo gikoresho. Impamvu uzasanga urundi rugero nk'igikoresho nka flash cyangwa memory card udasanga yujuje gigabyte cyangwa ituje capacity nk'iyo uruganda rwayikoranye. Ni ukuvuga nka giga ebyiri ya flash ushobora usanga ari 1.8, giga ya flash usanga ari 3.6, kuko uwo mwanya usigara ari ibintu haba hari aho amakuru uramutse ufite application zigarura ayo makuru ushobora kuyasangaho. Ni ukuvuga ko wowe ufite flash cyangwa memory card ukaba wabuze ibintu, nta mpungenge z'uko ibyo wasibye wabibura burundu, kuko hari application ushobora kuinstalla muri telefone yawe cyangwa machine yawe ukongera kubona ibyo wasibye. Rero ntukagire impungenge. Mu yindi nkuru turi kubategura tuzabagezaho application ushobora kuinstalla muri machine cyangwa telefone ukaza kubona ibintu wasibye mu gihe ushaka kubigarura. Turabashimiye cyane kuba mukomeje gukurikirana inkuru zacu, kandi mukomeze murayikinge kuri iyo page, kuri iyo channel yacu. Iyi channel yacu Isianon TV ni channel nshyashya, ariko tuzajya tubashyiraho ibiganiro bitandukanye by'ikoranabuhanga, amafilime yasohotse mashyashya, tuzajya tubagezaho na komedi zakorewe mu Rwanda kandi nziza cyane.